Hey, what's up? Hey guys, this is Guys, mumeze mute? Umuntu wari udukumbuye abyandike muri comment. cyane. None se Nanjye nawe ndabarakumbuye cyane. ninjye Ninjye. kwego mafite n'umuntu munini cyane. Batubwire ninjye. Oya shatse twese twungana. Guys, mutubwire tureke kubura. Inga muri buci imaka. Guys, dukomeje kubashimira support zanyu, abantu batureba, abantu bakora subscribe, abantu bafata umwanya bakatureba, comment. I respect, turabubaha. Byadanje. Zeko mbizi neza natwe tumizi neza. Mutubaze ngo umunsi tubazaniye iki? Sibatubwire. Uyu munsi nigeze gupostinga abantu bafite nimero zanjye cyangwa kuri platform zanjye zose barabibonye, babaza badusaba inkuru y'urukundo cyane barayidusaba. Okay, uyu munsi tugiye kubabwira inkuru y'urukundo. Turabwira part 1, nimukenera na part 2 muzatubwira tuyikomeze. Then noneho nimukenera amazina y'abo bantu biyo story tugiye kubatera muyikunze muzandike muri comment, ubundi dukomeze inkuru. Rukumva ni inkuru ya danger nziza ishirishije buri umwe wese yakifuje nyine muri iyi si tu. Ese ubwo mufite amatsiko cyangwa twimenyera ibyacu? Guys, mwumve ngo uyu nkuru ni ya danger wana. Ngira amatsiko yo kumva, mujye muri iki kiganiro mu gisoze kugira ngo barebe tubamare n'irungu kare kamariro. So guys, ntabwo turinda twivuga musanzwe mutuzi cyane kandi turanabashimiye cyane kuri support zanyu, abatureba bagiye turabashimiye byatari. So mbazanga iyo nkuru imeze rero ni inkuru ya danger nyine. Twe tugiye kubabwira, uzagira amatsiko azatubwira muri comment, twandikire na inbox. Twigeze kuvuga amazina yacu ya IG, ngiye nitwa Mama Drip kuri IG, Facebook nitwa Manada, then noneho WhatsApp rero tuzayibatamo nawe ivuge. Okay, kuri IG banyita Simi, kuri Facebook banyita Simi, ya kuri TikTok musanzwe mumbona. Ubwo muzajya muduha ibitekerezo, mutubwe na prank twakora na game twakina. Ibitekerezo byanyu birakenewe, tumuza mukoze byatari. So guys, katubatere story y'urukundo twagiye. So rero story y'urukundo tugiye kubatera ni yabayeho ya nyayo tu, ntabwo tugiye kubabera cyatubatera ibikabiri. Yabayeho ikiriho n'ubu nyine tutwe tuzi neza kwikiriho. Ego. So guys, story mumbaze ngo yatangiriye hehe rero. So umukobwa yigeze yari afite inshuti z'abahungu, kwa kundi ugira inshuti muganira biraho, ariko nyine bafotora to ukazabona ifoto y'umuntu bari kumweditinga ko ntumutindeho, bakakuzanira ifoto ukabona inshuti yari kwetunga maze no muntu wahe akakubwira ko nyine ntubitindeho. Nuko akunda ukuntu Imana ikora ibintu, ukazajya kwiga kuri icyo kigo wabonyeho iyo foto y'uwo muhungu, kumva akaba ari umusanga cyane, ukagenda ukamubonayo, ukamuhamagara, ukamubwira ati mfite ni byiza, amakuru ni meza. Akakubaza nyine, urumva umuntu utakuzi, wowe barabonye ifoto ariko we atamuzi, ukamubaza se bitwa nde, akubwira nawe ukamubwira amazina ye, nyine bigakomeza, ukamwihorera nyine agahita agenda nawe ukagenda. Ubwo umukobwa aba yiga hasi umuhungu aba yiga hejuru, nyine mu mashuri yo hejuru, umukobwa yiga mu yo hasi. Rero no bakaganira, ariko umuhungu nyine afite girlfriend tu, mukaganira nyine ariko ntimuganire cyane. Ariko n'uwo mukobwa nyine amuhamagaye akamusuhuza kuko yabonye ifoto ye, akaba afite boyfriend tu. Noneho ninde ufite abasubscribe ibintu bikurikiyeho twagiye. Noneho
akamwandikira bagakomeza gutyo, ariko nyine girlfriend w'uwo muhungu wabonye ku foto mukaba muri inshuti tu, ariko ndi abakobwa bisha mu bandi murabizi abantu agiye ushinzwe kakunze umuntu kandi ubizi neza ko afite girlfriend ariko umukobwa we ntabwo ariko byamubayeho tu, nyine yamubonaga ibintu biri aho ukuntu Imana ifite gukora ibintu byayo ntabwo wabimenya. Imana ifite gahunda nyinshi cyane ku bana b'abantu. So rero noneho barakomeza bagakundana, ariko umukobwa ageraho undi wabonye ifoto ageraho agashwana na boyfriend we, ariko kubera ko yavugisha Mungu bwa mbere bari inshuti bisanzwe, akagenda yarakaye mbwa ati wanjye na boyfriend wanjye twasereye ibintu ni danje batoke ntaribi. Noneho ikintu kirenze ni ukuntu umukobwa wamubwira ngo baramukunda akemera kandi abizi ko umutipe akundana n'inshuti ye. Guys, icyo kintu umaze kwishyiriza uzi ko inshuti yawe ifite boyfriend, nawe boyfriend akubwira ko agukunda nawe ukemera ko agukunda, uzi ko neza muri iyo nshuti niya gripe yo kuvuga ngo biryoha bisangiye uri kuyumva. Guys, umve ngo njyewe byarantunguye byadanje kumva story niyo. So noneho murangije aramutereta nyine birakunda tu, no wa muniga Serena w'umukobwa kuko batari baturanye bakayavugana by call by phone nyine biraho tu atari cyane. Noneho wa muhungu akaza kuvuga ati gafata umwanya njye kuganiriza girlfriend wanjye ikintu twapfuye gikemuke nyine tumerane neza. Mu gihe aje kureba wa mukobwa bakundanaga, kumbe wa wundi ufite na girlfriend w'inshuti y'uwo mukobwa nawe yatejemo nyine yego ko yarikirije na cyane. umva guys bese mubwire ibaze kwikiriza umuntu kumukunda uzi ko ayisheri w'inshuti yawe ibyo bisangiye ariko ntabwo urukundo rugomba gusangira n'undi muntu. So nyine ni kwa kundi rata Imana ifite ukuntu izakora ibintu byayo. Abakobwa tugirwa birata no we wikiriza bibaho wowe wikiriza uzi ko afite girlfriend bibaho ariko abantu babaho benshi cyane. Ese nta bantu uzi bubatse n'ingo ubu ngubu ariko bahawe pase n'aba ex babo ntabuzi yanda bazi ariko ubwe ni ukuntu Imana ifite gukora ibintu byayo. Umve ukuntu umukobwa asa kuvuga ati ngenda bizeza ko boyfriend anyakunda no ukamenya ko mukundana no ukagenda namwungira mu gushaka agenda bizakunda gadanje kandi mirirwanye wowe biba bikaze tu iyo nshuti nayo iba iri nta bwenge ariko baburimo buke. So guys, noneho baje gukomeza gukundana. Noneho sinzi ibintu uwo mushuti w'uwo mukobwa bapfuye n'umu barashwana bya danje n'umukobwa boyfriend we barashwana bya danje bo bashwana burundu, akomezanya n'uwo nyine. Ariko n'uwo mukobwa kuko bari inshuti cyane yaje kubigiramo ingaruka, uwo boyfriend we ararakara bya danje avuga ati se wowe kubera iki kwa muri inshuti cyane wari ubizi iki ni cyangwa ati bibi nambara nyine gusa nyine kubera Imana ifite ibintu byayo muri gahunda. Uwo muhungu aza guhitamo uwo mukobwa wari inshuti ye. Guys, uri umuntu n'inshuti ukabona ushwanya na boyfriend wawe ni ukundanye nawe, ese wakwiyumva gute? Ese wakumva yari inshuti yawe magara n'umujyanama wawe ugasanga niwe ugeze nyuma yo gukundana ariko nyine nawe wamukundaga ariko nyine akaba ariwe waje kubyivana ako mugashwana ariko nyine bidaturutse kuri uwo mukobwa ari ayandi mafuti uwo mukobwa yakoze. No ushobora kuyakora ntabwo yateze gukundana nawe ko turirirwana bibaho turirirwana none ibaze njye ntabwo nabyakira kubera ko birumvikana ntabwo byumvikana fresh ntabwo wabyumva neza, ariko nyine uwo mukobwa turamukomeje pe yihangane. Ariko nyine ni ibintu Imana ifite gukora tu ntawamenya. Umvaga barakomeje barakundana uko iminsi igenda ishira.
bagakomeza kwiyumvanamo nyine byadanje, ariko nyine uwo mukobwa yagiraga nyine akantu k'akadefo ko kugendera mu kigare, agakora utuntu tw'udufuti, ariko umuhungu nyine atari seriye cyane, ari seriye cyane, adakunda nyine umuntu w'umusazi. Bishobora kuba wenda kuba wakundana n'umuntu wakundana nawe, bishobora kuba bashaka amafuti ku kosa ritari iryanjye, waba nditaba seriye kuri we. Umva impamvu uwo mukobwa yemeye uwo muhungu. Umuhungu yaje kumubwira ati njyewe ndagukunda, ariko urabizi mfite n'undi dukundana. Urumva muri iki gihe kubona umuntu ukubwiza ukuri akubwira ati njye nduyu nshaka kuzambera uyu, nawe kandi ubona ntacyo atwaye, 50% ntabwo wamuhakanira. Wamwizera? Ntabwo wamwizera. Jya muntu uvugisha ukuri nyine akubwiza ukuri, ariko ntabwo wamwizera ko nawe. None se ni uwo mukobwa icyizere yagize cyo kwemera uwo muhungu si cyo kimuha kuba kiri kumwe nawe kandi ari nawe bahisemo. Gusa waraje inshuti yawe bro, waraje inshuti yawe. Ni ibintu Imana ibizakora. Inshuti se byiki guys, uwo mukobwa turamukomeje. Mugire mudukunda biri seriye, abana kujya kubwira inshuti zacu ko muzikunda. Njyewe mana oya ibintu nk'ibyo wapi byinshi wapi guys. No kumva dore nk'uko turi inshuti rata, nshobora kuba mfite boyfriend ugasanga yaramujyanye, ntabwo nabikunda. Se wahita unyanga natamwanga kubera ko umuntu yaruteranye aba yaraduhuje, ntabwo yaduhuje akura mujyanye. Akigenda byumvikana akigenda byumvikana guys. No barakomeza barakundana bakaganira bakagira chill, ariko nyine uko iminsi igenda ishira bakagenda biyumvanamo byadanje, ariko wa muhungu yaretse wa mukobwa, nawe umukobwa yaretse wa muhungu bakundanaga. Bagakomeza bagakundana, ariko wa mushuti wa mukobwa yarabimenye nyine ko bakundana. Noneho mwumva akantu karenze, bigaga mu kigo kimwe uwo mukobwa noneho akantu karenze yakatiye wa mushuti wa mukobwa, ahita ajya kureba undi yitaga inshuti ye. Guys mutubwire ubaze kuza kumbwira baranatahana yewe ngo ndabizi neza ko mwatandukanye, gusa ugomba kwihangana. Njye ndabizi ko turi gukundana kandi ndanizi ko murakundana, nawe ati ihangane wowe nzagoza amarira n'inshuti yawe, kandi usinzi ko n'inshuti yawe, ariko njye boyfriend wanjye. Icyiza cy'uwo mukobwa ntabwo yigeze ajya kugenda ngo yibaraguzwe ngo mbwira ati poli iki n'iki, ahubwo yabirengeje amaso nyine. Uremeye ko inshuti yanjye cyane n'inshuti y'ukuri? Ntabwo ari inshuti y'indyarya, kuko ni ibintu Imana ibizakora. None njye natumye uwo mukobwa yigeze atuma uwo ngo gukora amafuti, kuko uwo mukobwa nawe w'inshuti y'uwo ngo yatendekaga uwo muhungu, kandi uwo mukobwa wundi wari ufite boyfriend we bari bararekanye ari wenyine. Mwese mubwira ushobora kuba wakunda umuntu uri kumva ukamukunda uzi ko afite girlfriend, ariko nyine ukavuga ati wenda ko ari inshuti yanjye girlfriend wiwe, reka mubaye ko ari inshuti yanjye ndihe kubugaragaza ko. None reka nk'urugero rumwe, wenda ukundana n'umuhungu sibyo, njye ndamukunze kumva murashwanye, ariko ndabizi neza ko nawe umutendeka, ariko usigaranye na wa wundi we ntabwo mushwanye. Njye ndamwanga gute kandi mukunda? Ntabwo bibaho. Bose ni biravanze, bose biravanze, kuko umutima ukunda bro. Umva mujye mugira inshuti nziza zitari izi nta buryari. Oya ni uburyari bro, byose biravanze. None se nta process nimwe uwo mukobwa w'inshuti yabigizemo kugira atandukane n'umutipe, ahubwo yafashe wa mukobwa n'uwo mutipe bamucanye bari kumucitira, so aza ku nshuti ahita akomezanya nawe undi yatendekaga w'inshuti ye. Ni ibintu Imana ibizakora. Ni Imana ibizakora. Ariko nyine tena akantu ko gutwara inshuti yawe sheri wawe nawe ntabwo byakira hasi kabisa. Nawe yaraciteze kabisa. Yakazamufite umuhungu kwihangana biramunanira,
yisangiye gusa ko yari mwakomezanyije n'ubundi aba ari neza cyane gusa nyine niyo mwakoresheje ntabwo mubura story zo gutera tugatisha uribuka cyagiye kundana na muntu yahita avuga ati ndabyibuka sha umuntu rero wabonaga mwicaye mu ishuri mwumva umutwe birivanze ibintu nk'ibyo ariko akantu ko gutwara boyfriend washe inshuti yawe hafi kabisa natagazi bose mvuze akantu nkayibaze usanze ndi inshuti yawe nkatwara boyfriend wawe kandi uzi ko turi inshuti magara ora umamagara ngo arankunda ndabizi yambwiye ngo ndari neza arankunda cyane nawe nzi ko yabimbwiye kandi mbikora anakurengereza ngo wiyiteho ni wowe mukobwa mwiza abona gusa guys mana nyagasani njyewe uwo mukobwa ntabwo turi basubiriza aho mvuga ngo njye ku giti cyanjye nawe bigira gutya njye ku giti cyanjye namuhonda kuko guys turabizi twese abantu bara umuntu ukunda ntabwo ubura kumufuhira twumvikana kuri icyo kintu uramufuhira ariko nyine uwo mukobwa kubera ko yari afite n'undi ubwo urumva ntabwo yabitinzeho yahise nyine agivinga apu aramureka aragenda gusa guys ikintu kirenze ni ukuntu bakomeje bagakundana n'uwo mukobwa akabashigikira ukumva bakabona nyine urukundo rwabo ruri kujya mbere ariko nyine wumve ngo iyo story man irarenze ni iya danje ariko wa mu ex wa mu boyfriend y'inshuti mva yaramufuhiraga muri icyo gihe ebona yaramufuhiraga kurya babonanaga bikaba intambara ariko na wa mukobwa nyine urumva kuko bari bakundanye igihe kinini ntabwo ako kantu kabura noneho hari umunsi umwe wigeze kugera kuri level umuntu ese bijya bibabahora wari warwara ari boyfriend wawe akubabaje mu mutwe ukakurya ugasara ukavuga ati wanaye noneho ibi byo wapfuye byarambabaje ari umuntu njye nayo ibyo bintu biramba ariko batayeho kenshi kubera ko ku muntu ukunda utagukunda aba ari ibintu by'ibibazo guys umuntu nkunda wese umuntu inshuti yanjye umuntu w'iki umuntu uzi wese ntabwo namwifuriza gukunda umuntu utamukunda kuko birababaza ni handi ukuramo depression ni handi ubona n'ugukunda ukabona arakubeshya ntabwo ibyo bintu nabyifuriza umuntu guys njye umuntu ntabwo nabimwifuriza nyine umuntu turi inshuti tu cyangwa nifuriza ni byiza cyane ko njye nta n'umutima mubi ngira kumva gusa nyine iyo story byaje kugera aho mu kigo bose nyine bamenya abo bana bamenya ko bakundana ariko uwo mukobwa abanyeshuri murabizi ukuntu abantu biga ujyemo respect inshuti ya nyayo izi kubwira ibintu byose n'ikibazo ni ukuza ukabwira wenda ndaje avuga ati ndabizi boyfriend ankunda kandi muramuvugana ngiye ndyame nsinziriye haza avuga ati yambwiye ijoro ryiza kandi nakica nongeye ngize kugufata ngiye twahita dutera story ahubwo nanjye ngewe ubwanjye kugira ngo mbikubwiye naceceka ubwatumva shana arabizi ko nkunda ndanabi agatsa gaje ngize uko iyo nshuti ni ya nyayo ngira inshuti none ariko ukunda umuntu ukumva inshuti yawe ikamubabaza niyo mpamvu utamukunda nta mpamvu n'imwe utamukunda kuko kugira ngo abe single ukumva kugira abe single ntabwo kubwire inshuti ukumva no ukotangana na boyfriend wawe ugahita usanga niba bakundana biraryana ariko wakwihangana ukavuga ati nese ubwo iyo nshuti yawe cya mbere ntiba yaramutumye uwo muhungu kukureka niwo barakoze amafuti akakureka none si iyo nshuti yawe ari ibyarya gute muze tubwira muri comment ese ukuri nyine nukuhe kumva gusa nyine guys iyo story iraryoshye ni ya danje none ikintu kirenzeho nyamara kirira amazina muzambaze mbabwire muzatazitubwire no umva iyi love story tuzagira na part 2 uzagira amatsiko yo kumenya abo bantu ashaka kumenya ese na n'ubu baracyari kumwe azaturabure kabaye IG zacu kabaye amazina ya Facebook dusubiremo
ukeneye WhatsApp yanjye uzabyandike nzagutamo tunawe cyane tubaye story kumva mani kuri IG wanyita nyita Simi kuri Facebook wanyita nyita Simi again nyita Simi hose nyita Simi nye iyo story niyo story ya mbere njye numva nkumva ndasaza ngo ati Imana iyi story koko kweri gusa nyine guys hari igihe nyine utangira n'umutipe ubona ibintu guys hari ukuntu Imana ifite gukora ibintu byayo ugatangira nyine ubona ibintu biri hasi ariko nyine uko iminsi igenda ishira mukagenda mwiyumvana ngo byadanje ukumva mukanabana tu ariko nyine mwaratangiye kanu kaba ex kavuye mu kiricu kikakureka atagira ukuntu umuntu ubundi wowe uvuga ati ndabiguhariye Mana kuko abizi neza ibyo byose ngaruka ati Mana mfasha gikunde gushyira wogira ukuntu umuntu nimba umwimva mutuzi ariko guys ntabwo turi kwagira inama yo guhemukira inshuti yego pe ariko nyine icyawe kiba ari icyawe tu icyawe kiba ari icyawe kabisa gusa guys iyo story irarenze ni nziza kumva ku buryo ngewe mba numva story numva sindambirwe ariko ikintu kirenze bakomeje gukundana kuri ibyo bigo kumva mu kigo bakabakunda hehe na wa mushuti agihari tu ariko atabitindaho cyane ariko mwumva ikintu kirenze rero tugiye kubicisha amatsiko umuntu uzashaka part 2 azatubwira twumva umuntu azashaka kumenya abo bantu byaba inshuti byaba boyfriend byaba uwo girlfriend azatwandikira muri comment ikindi menya korata nimba ufite inshuti y'ukuri umenye ko ari inshuti y'ukuri koko ugomba kubwira byose guys reka mbabwire ikintu kimwe abantu inshuti yawe isigaye gutwara sheri bikakurenga ntacyo wavuga ati nize ko ari surprise kandi ati ndacyaro mba akirirwa se kubwira ati aragukunda ndabizi ndabona araguposte kandi hasi kabisa umva yaramujyanye aramutereta aramwinginga ewe nyamubona ndari kubwawe abana yowe nzoze zanjye kandi ziko mukunda ku buryo guys bigeze kuri level nawe mwabahungu abahungu mana mutwubahisha respect me gukunda abagirlfriend banyu ewa ni ukunda umukobwa muhe respect mu nshuti ze mukunde wenyine umwizere ureke kujya gukomeza mu bintu bya bashuti tu kuko ntabwo ari fresh hari inshuti yawe kuyikunda kandi uri umuhungu uzi kubwiye gutereta inshuti agatubwira ati njye ntabwo mukunda kuko nzi ko inshuti uri sheri w'inshuti yanjye no ibaze kugukatira uzi kuko ndari inshuti nawe atamubwira ati byihore nanjye yabimbwikaho ni hasi kabisa kandi warasoma ukunda n'umukobwa birasanga ni ibintu bya danje bibi tu guys rero story twabatera amatsiko twabatera ya danje nuko na n'ubu tuvugana twebwe tubahaye ikiganiro baracyakundana guys ese ninde ufite amatsiko yo kumenya part 2 ese ninde ufite amatsiko yo kumenya process zose byaciyemo kugira babe bakiri kumwe azatwandikira muri comment subscribe share and comment no tugaruke tubwira ati nimeze utya turabizi neza comment zanyu amazina so guys rero twatera ku story gato nyine k'urukundo tubaganiriza tuba tunabakumbuye byatari byo na support muduha ukuntu dukurya tuba tukumbuye bya danje reka tubasezere tuvuga ngo abameze nabi baraza kumera neza abatameze neza nyine uyu munsi ntabwo bameze neza ariko ejo bizamera neza ntabwo umuntu azi aho bwirageze ukumva kandi nyine mujya mukomeza no gusenga ese twako twabateye na story y'urukundo urukundo rw'ukuri mbere cyane guys turabakunda turabemera cyane